ariko se we igihe naguhereye imyenda nagura ifuro wa mugabo sheri nyine akazi kike kagiyeho gakuno nibyo ushaka se gakunoba nibyo ushaka gakunoba nze nkwereka gakunoba ari birakuza iragura hasi ntaragenda sheri kufunza ibikapu giye he none wagize nzakugumira muri urugo mbwirwa nkaburara ngiye nzabyemera kose she wajya wihangana wowe kwihangana gute waryama icyumweru cyose utarya ukaba umuntu nakuye iwacu ntacyo mbaye n'ubu ngubu nta nkutwitiye nta n'umwana nkufitiye uyu munsi kindurara yaza ataza nta kabuza kugenda ngomba kugenda byanga byakunda taza umva ndaruvamo Mese iragura hasi ntaragenda sheri kufunza ibikapu giye he none wagize nzakugumira muri urugo mbwirwa nkaburara ngiye nzabyemera kose she wajya wihangana wowe kwihangana gute waryama icyumweru cyose utarya ukaba umuntu nakuye iwacu ntacyo mbaye n'ubu ngubu nta nkutwitiye nta n'umwana nkufitiye nyine buretse tuza mbanze nkubwire tuza kingura ahubwo kingura sheri basi ihangana babarira ntago ndi gukingura buretse sheri buretse sheri garuka ariko babarira ndagiye ikibazo nagifashe ndagiye rukumeme wajyana ntacirira babarira sheri uragiye sheri wagarutse koko wagarutse koma sheri wambabariye aragiye koko ubu se unsigaye njyenyine ansigiye iki koko ngo ubukene ariko reka nze nkwereke amafaranga nari mfite nje ntabwo narugumamo njyenyine ntabwo nakugumamo wanduwe ntabwo nakugumamo ndaje gende shaka ahandi hantu nkondesha ntagiye ntabinyeretse ngo harya ngo nta n'umwana yambyariye uretse kugira ubyemere nahita ndagufunga ubu ndagiye nta ariko se we igihe naguhereye imyenda nagura ifuro wa mugabo sheri nyine akazi kike kagiyeho ubu uri gukinisha telefone nk'abana ko sheri nyine kamwereke gira vuba umese iyi myenda kamwereke nyine zoka iyi myenda yose yarangiye ndi kwibona umugore we nawe uzananyica zakwica si igihe naguhereye imyenda cyangwa ushaka akazi nyine nabyinaga nyine reka ninjire mu dusange imyenda itararangira nabyinaga pe sinabyimana nabyinaga pe ndayifura pe nta mugore mfite njye wabaye umugore pe ahubwo nuko nyifite umurizo nabaye imbwa niriwe abo kwa bosi Macangiro muraho neza Macangiro yo usigaye unifurira se nyine nugufura nyine wafuraga koko pe nafuraga rwose isuku ibikenewe ariko burya ni nabyo ugomba kwihina gace ukihina kagongore kakaba karanashize wa muntu we ariko gufura nyine gufura dufite isabuni amakuru meza ngenda komeye ndabona urakomeye rwose ariko njye ntago nkomeye nta kubaho pe nta kubaho rwose mubaye iki ubu ndumva rwose ibinyugunyugu nyugunyugu se nyugunyugu wowe uri imigozi uzi uri iki umugore wose byageze ngo yashyuhishe mu mutwe ubu narije ngo ubaye pasisi ngo rwose muri ya mazu yawe kumvodesha iminsi reka mbanze mvugisha umugore da yewe sheri hari umuntu ugushaka ngwino muvugane ngwino muvugane n'uwo muntu reka tebuka siti kutazi uyu nguyu nshaka se uyu ni umugore wawe Macangiro ni umugore wanjye Macangiro mu by'ukuri rero ndumva
ibingenza byose mubihereje ku mugore wanyu nyine mubwira icyakugenzaga icyakugenzaga nyine nambwire nyine mureke no kuntera umwanya ndabona wabigira ari ndimo umuntu ikintu cyagenzaga usanze ndi kubwira umugabo wawe Macangiro ko narize ngo muhodeshe umugore yashyuhije mu mutwe uramahoro sinigama unashaka inzu yo gukodesha umugore niwe wagushyuhije cyangwa nawe wamushyuhije nawe ubuse washyushya umugore cyangwa umugore ashobora kugushyushya ako kuki muto umugore niwe wabaye mubi cyangwa nawe uri kabasubira mu kazi kanisha yo gukodesha ahubwo bose niba mufite inzu yo gukodesha muyibe ariko izafite rwose zitwa zirahenze pe hariyo mufite iki ubundi wowe uri bayo hano mbaga ngiye kuncika ngiye kubivuga wari ugiye kubita ubivuga kandi ngiye kubivuga pe ngiye kubivuga ntareka ubwo reka nariya tuyarye bazaduhitana se reka ntacyo bazadutwara reka mugire inama reka nariya tuyarye tuyafate niyaza nyine ubwo nibo bazabyimenyera nibazafunga koko reka ntacyo bazagutwara uri bagiye kumubwira ko inzu twanayibonye yewe Kristo we karame Macangiro komeza uvugane n'umugore nyine yebyo batwigagaho se inzu murayifite turayifite pe none se wayinyeretse basi dore inzu ngiyi iri aha hafi rwose nayigufungurira ukaza ukareba ni iyi nzu se mushaka kumva niyi ngiyi dushaka kuguha ndayibona rwose ndayibona cyane ni nziza kandi ntabwo twaguha ibintu bibi nakinjiramo wakinjiramo ukareba nta kibazo ega imyenda ko wagira ngo yabagamo umuntu reka nta muntu ubamo nuko mba nayikoreye nyine nk'umugore ni amasuku nawe urabibona ubona nyine ni amasuku tugenda twitegura nyine ngo umuntu naza nyine ahita ajyamo na bitaruhije rwose erega Macangiro kuva kera ndakuzura intarama naguhiga subizi ko nari no bari byiza none se ntabatindiye namwe mutantindiye ubundi igiciro cy'inzu ikodeshwa ngahe baza umugore igiciro cy'inzu muyikodesha ngahe iyi nzu arya ntabwo nari nakubwiye igiciro cy'inzu ntabwo urambwira igiciro cyayo zirahenze sinzi ko turi buze wenda twumvikana oya ntundebe gutya ubugabo ntabwo ari ubutumbi igiciro mbwira cyose tukiganira kandi ayishobora rero uramo ibihumbi 10 none se ariko turanasinyana yuko nanayitwara ibihumbi 10 byose ukwezi kumwe ahubwo nta gihe ugomba kumaramo kuko ibihumbi 10 iminsi 70 cyane 50 hano mwangiza kumvikana ra ese wakitoza umugabo nkavugana nawe muvugane vuba namwe nibura reka mbahe ibihumbi 5 reka 5 ubwo nasoni biguteye kuvuga ibihumbi 5 kuri iyi nzu ese Macangiro wakaje ukamfasha rwose icyaka kirananyishe ibihumbi 5 rwose mubyemere reka ibihumbi 5 sinabitora kuko ayo mafaranga nayemeye we nta kintu yarenzaho 5 sayo wayemeye ayo mafaranga sinayatora n'amafaranga make ceceka wowe kuko ibyo muri urugo nabyuze basi noneho nta kibazo reka nguhe ibihumbi 6 mukomeze mwumvikane nta kibazo ibihumbi 6 kuri iyi nzu rwose ndayemera ni ukwezi uko ni ukugira ngo uhuke mu mutwe utarengaho n'umunsi uyu ukwezi uko nta kibazo reka ayo mafaranga tuyemere uza wishyurishwa nka babandi njya mbona bagenda bishyura ibice bishyura kuri telefone yanjye ugiye kuhita uyaduha ubu buno ni wowe nashakaga nta kibazo rwose inzu dore ngiyi naguha n'imfunguruzo akira agafunguruzo ubu rero Macangiro ndishyura kuri ya nimero
ni ya yindi rwose wishyira kuy'umugore zose ko zifite zose urazifite ushyire ku yanjye kuy'umugore yego ngewe nyine ni ngewe 07 9 47 nizo ngizo noneho inzu yawe ngiyo rero dore inzu yawe ni mwakire message rwose irabagezeho nta kibazo humura reka mfunge inzu yanjye nzayizamo ejo rwose amasaha nkaya nzaba ndambitsemo umusaya yego turayiguhaye ariko iyi nzu ifite amategeko igenderaho amategeko kandi cyane yego nyine umuntu aba yiguhaye ngo uyibemo ntabwo aba yiguhaye ngo ukoreshe ibyo ushaka byose wikoresha ibintu ese nje kwiyimura ubundi oyaha hari ukuntu nyine abantu mwigira nabi urugero urabona nk'uko watandukanye n'umugore ukajya ugenda ukaza wasinze ukazana n'abandi bagore mukaza mukajya muri iyi nzu kandi twe byatubana reka ibyo nacanye ukubiri nabyo ubwo se ugeze icyo mwavuye n'umugore ibyo ugomba gukora nyine umuntu w'umugabo uzabikora ndabizi rwose nta kibazo sawa macangiro amasaha nkaya nzaba ndambitsemo umusaya sawa urakoze kandi buryo rega nta mutwaro bakabiba ubu rwose byatunganye urugendo rwiza urakoze rwose nadutwara ubu amafaranga waruyanze ari turi feke pe turi feke ubu nari nzi ko nshatse umugabo uzi ubwenge ko mbona urinjije ari amafaranga waruyanze anyicisha pe njye ntacyo nzagutwara ari amafaranga tugomba kuyarya kuko yandi twayari noneho waruyanze nta n'isoni ufite byari vuba ujya kumesa iriya myenda asanga wanayishoboye nsubire mu kazi kanjye aho naseshaho ushaka nta kundi nyine kamfura nyine aho nase mbigenze anyigemo niko wa mugabo iyo nzu kari yanjye urakingurira ni yawe iyi nzu ni yanjye rwose kuva ryari ako manudi iyi nzu wayikodesheje kwa kangahe se mvira ku nzu yewe ejo nari yishyuye umugabo buretse kuno nibyo ushaka se nibyo ushaka ndakunoba nze nkwereka ndakunoba ariko birakunze ariko inzu wewe ndakunoba nibyo ushaka se manudi iyo nzu ni yanjye inzu yawe none se nimba ari iyawe iyi ngufuri yari iriho ni isukari ibi ni ibiki noneho singize imfunguzo se urufunguzo se warukuye narwiherewe na macangiro umugore we kandi barambwiye ko barutaye reka nkubwire manudi kakubara yabyo wibinza naho ubu rero nje kwambika ibigera ku birenge nyambika mbirebe nyambika wa mugabo wambire kunzu ko nayishyuye ayanjye uranshaka iki wagabanije muranshaka se ndakumena umutwe muranshaka nze tubirangize oya reka twumvikane ibiki ku nzu nishyuye ayanjye manudi iki reka nkubwire bizije nawe turabavana kuza kunye oya reka tubyoroshye urantera ku nzu nikodeshereje ayanjye reka tubyoroshye manudi igisanzwe cy'umwana nyine mbwira numve iyi nzu wayikodeshejwe nande nyiri inzu yitwa nde Macangiro aha niba ari Macangiro rero akaba ari we wayiguhaye undi nijoro ku mugoroba niwe wayimpaye genda guha yawe gusubiza yawe tuje inama genda gusubiza yawe ariko reka tuje inama ivuga iki kuko twese dufite ibibazo basi tuyigabane reka kanakomye tugabane ku yanjye tugabane iyi nzu turayigabana gute ahubwo genda ahubwo umvira umva wagiye guhamagara uwaguhaye inzu basi tuyibemo turi wagiye guhamagara uwaguhaye inzu reka tuyibemo turi babiri reka mbanze mbike igikapu cyanjye ndaye none se ko nanjye amafaranga reka mbike ibaga yanjye sha umva manudi itonde ariko ase sohokamo wowe manudi ubundi reka nkubaze ubundi urifuza iki murifuza iki reka tuyigabane ariko tuyibemo turi babiri ndaguceka ntacyo nibyo ushaka se reka rero nkwereke nyereka nyine buretse mbwira ibyo umbwira uri utarinjira mu
urashaka kurwana se? Mbwira ibyo umbwira nyine, mbwira ibyo umbwira. Ase imbaraga dufite katari zo kurwana. Nyine wivuga menshi mbwira. Ndashaka yuko ubwo ari macangiro wayiguhaye. Sibyo? Nanjye akabari ari we wayimpaye. Ashobora kuba yarakuryarye kugira ngo aduterane. Ubundi urabona yuko je nawe duhuje ikibazo. Nkorera ku ishati ariko duhuje ikibazo. Reka twemere tuganire. Kuko urabizi yuko madamu twagiranye ibibazo. Aho kugira ngo tubure amahoro. Ibibazo shahe ibibazo ngese ko yagiye sindi umuntu. Uri umuntu nyine. Nicyo nkubwira. Nose nimba mufitanye ibibazo wamusanze mukabikemura. Je ko yagiye nkareba kuguma mu nzu yanjye nyine nkasanga nta kibintu. Nitanira kwikodeshereza. Bibe inkuru ku musozi ko twarwanije. None se wowe ubundi ikibazo ufite nyine wowe ikibazo nimba mutumvikana. Usize urugo se? Usize umugore? Namusize mu rugo. None uragira ngo kuko nayikodesheje. Nsanga nawe wayikodesheje. Reka ikibazo cyawe nere kukirebaho tugishyira kuri boss macangiro twemere kibane. Ese waje wumvikana ubundi. Twibanemo turi babiri rwose. Bitwaye iki? Umugore nawe akumereye nabi. Hakaga kageze n'ishyano wicika umurizo. Byakomeye rwose. Emera rero reka nkwereke. Buriya wari utumye mu mutwe hari akantu kari kajemo. Ariko ntacyo. Umugore nawe kavuyemo. Umugore nawe ariko nyine ubundi nako turavugana. Urakoze cyane. Ukuye n'umuntu mu muhanda se kumubaza. Akakanye rwose nemerewe kuko wasize. Fani. Urakoze cyane. Ndaza kukubwira impamvu mubajije n'izina hakiri. Duhura ugahita nitwa Chris. Fani wanyemerera tukicara tukaganira nkakubwira n'impamvu. Nihutaga. Urugendo se rurarangira. Okay, ngaho niba bitari butinde ntabwo nabitinde. Twakwicara hano nta kibazo tukaganira. Kandi mugubye neza rwose mutwihanganire. Aya nta kibazo nyine akaje karemwe. Nirengagize ko ahari umwanya wanyu wangisha. Ya ntacyo bitwaye nyine wambira ibyo washakiraga ubundi hakomeza urugendo. Nesefoni. Amakuru yacu mbaza ngo amakuru yanjye ngeze ndimo banga. Impamvu mbikoze gutyo akubaza amakuru yanyu bishyize mbese muri ngenga ya mbere ya gatatu y'ubumwe ko nari mbubashye. Ya ntacyo bitwaye amakuru yanjye ni meza. Ese Fani wambwiye ngo udufane. Aka kanya rero ni kubona uturutse hariya umwijima w'icuraburindi wari uri mu mutima wanjye. Nagiye numva weyuruka numva ndatekanye. Icyo gituma mpise nkubaza amazina yawe. Kandi aribwo bwa mbere warumbuye. Wasushe n'unyiba umutima. Ese nibaza ntabwo ari wowe waba untwaye umutima wanjye. Ndumva bikaze ntabwo byoroshye. Biroroshye. Kandi urambwiye uti ni ubwa mbere ahari gubonye. Nigeze kukubona ku gasoko. Icyo gihe wari ufite umubabaro uhetse gutya igikapu cyawe. Ndavuga nti ntabwo nahita mpakura ngo muvugishe kuko nabonaga usa naho udatuje. Ndavuga nti mbanze nkure kutuze ahari nzagira amahirwe yo kujya kukubona. None ndakubona. Ni byiza ubwo mbonye. Ni wowe wanyibye umutima wanjye. Cyawe sinarengana. Nababasha. Eka ntabwo ari. Ese kuki nkubonye nkumva amarangamutima asa naho anyereka ko ari wowe ubitse umutima wanjye. Urabizi twaganiriye byinshi ariko sinakubwiye ko mfite umugabo. Ndumva ushaka kurengera cyane kandi njye mfite umugabo. Yego nubwo tutameranye neza n'ubu ngubu ntabwo tubana. Ubu naritahiye. Yego. Ariko nyine ndamufite. Pasiporo.
watashye mu gihe kingana gite? yahashize iminsi ntashye, hashize iminsi mu mutwe wuzuyemo stress nyinshi sinakubwira ngo byagenze. Basi rero nyemerera niba ari wowe kuko wambaye umutima wanjye, basi ukajya umutima wanjye. ndi kukubwira ko mfite umugabo, nyuma yo kumva ko mfite umugabo uri kumbwira ngo iki? Kandi ari wowe wantwaye umutima wanjye. Njyewe nekere kumubaza bana mugani twaganiriye nk'uko nari nabivuze, ako ntabwo wambwiye niba ufite umugore cyangwa niba utamufite. Nigeze kumugira cyurinyana, ariko hari ubumba hariya ruguru inzu yo kwa Macakiro, ariko pe nakukunze. yanjye rero ndumva bitakunda. Basi nyemerera ukumva umva ngaho reka nkubwire sibyo, nta kuntu wabona umuntu urimwe ngo umupira gusa nyine nanjye sinakusubiza kwinda gukunda. Mfite umugabo ejo neza kandi twasubira, ariko sinavuga ngo ndakwanga, ngo reka mbe ngiye nyine ubwo nzagusubiza ikindi gihe. mbese ubwo tuzahura cyane. Ndetse ubu ngubu duhuye wari uzi ko turi buhure, ubwo nyine tuzongera duhure bisanzwe nk'uko duhuye. Mbese ubwo ndakomeza kuba nta mutima mfite ko? Umutima se narawugutwawe, wigeze ubona nkurobora njyewe? Basi umva Fani, reka tugirane isezerano, sibyo? Mu gihe utari kusanya ngo ibintu bizashyira ku ifoto, sibyo? Reka duse naho tugirane. Umutima wawe nanjye ukomeza kuba umutima wanjye. Nk'umutima wawe nanjye nguha uwanjye. Nibura ndasa naho ntunje ndakwiye kugenda. Gusa uko waba uzi ko ntabwo nkunze kuko umutima wanjye urimo kuko nakubwiye ko mfite umugabo, ubwo mwaba mugiyemo muri babiri. Ariko nanjye umutima wanjye nawushyize mu buso. Ntari gusa nyine niwemera kunkorera iby'umugabo wanjye kandi ntazakira. Ntacyo ubwo ubinyemereye nanjye uzankorera ibyo turi, sibyo? Turakoze ngaho rero gira amahoro. Tuzasubire kandi vuba. Nzakujyana ku kiyaga hepfo. Hari ikiyaga? Ntabwo meze ngende we. Manudi we, Manudi. Wakaje ukaboza iriya safuriya ukoza n'amasahani ukabuteka amazi y'ubwo, ariko nari ngiye guhaha hanyuma ugasiga guteka. Tawani nawe sigara woza. Manudi usigaye warananiye. Ako nakunaniye gute? Reba nk'ubu ejo bundi waje wasinze, sibyo? Uza wasinze maze iminsi mpahanye kandi ukuje wasinze buri mu gitondo mbaza ibyo kurya rero ukaguha kandi mba natetse mba nahwehuye wowe wiyicariye wagiye mu kabari gusa. Ubanza ari nabyo byatumye uva mu rugo rwawe. Ako sha ubundi wasanze umugore wawe ukandika, wasanze umugore wawe Manudi waretse ukaba usigara uteka. Wasanze umugore wawe ariko ukandika cyangwa reka nkwereke, sibyo? Niba ari uko bikomeje kugenda basi dufunge inzu twese tujye guhaha. Ako se ubundi wagiye ugahaha cyangwa ukaza ukongera guteka. Zana mbirope zana tujyana tujye guhaha. Kigira vuba. Nyekure muri mode gusa twirebera ikigore cya boss uvura muri mode. Ako Manudi wera kwitotomba. Ako se wakoze ibyo ukora. Akira jyana niki? Mereza n'agashati kanje.
kubera ko akira kubera ko turi buze kuhaha ubugari baraduhamo envelope reka dukinge kinga usigaye unagira n'amahane mani ugabanye n'inzoga zawe umva kigabo kureba ikigo cya boss macangiro ugira umuntu ku mugore wa boss ugira umuntu boss arakaze tugende boss aranyara zikareka ntuzamukinire tinga tugende kuraho nga boss ya boss ni boss sha ibindi ujye ubikuraho ngaho boss ayinya ako se wagabanyije